uko wakandika izina ryawe muri telefone ya screen yawe. Nk'urugero, hari ukuntu ufata telefone yawe ukayishyira hamwe n'iz'abagenzi bawe se, cyangwa ukazishyira ahantu runaka telefone yawe ikabanza kugucanga kuba wayimenya. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ugiye gufata izina ryawe bwite ukarishyira muri screen ya telefone yawe, bikajya bikorohera kuba wabona telefone yawe igiye iri hamwe n'iz'abandi. Nk'urugero nanone, ibi bishobora kugufasha mu bijyanye na telefone yawe. Hari ukuntu umuntu mufite telefone zisa ashobora kugufatira telefone bikaba byabacanga. Nk'urugero, we nuba warashyizemo iri zina ryawe, igihe ufunguye uzajya uhita ubona izina ryawe, uhite uhamya neza ko iyo telefone ari yawe. Tudatinze mu bintu byinshi rero, reka dutangire iyi video nkwereke uburyo bino bintu ugiye kubikora. Ariko nyaboneka liking iyi video, ukore subscribe niba utarayikora, ndetse wandike naho hasi muri comment tubwira akantu twazagufasha kuri telefone yawe. Let's go rero, reka dutangire nkwereke uburyo bino bintu ugiye kubikora. Icyo uraza ukore rero, uraza ufungure setting ya telefone yawe. Ahantu ugera muri setting ya telefone yawe rero, harimo ama setting menshi, ariko wowe uraza hano hantu dukorera search. Aha dukorera search, dukoresha aka kagaragara hano dukorera search. None wowe icyo uraza ukore, uraza usearching iyo bita lock screen, lock screen gutya. Aha, lock screen, nusearchinga lock screen gutya rero bashobora uri ubuscrolling ureba ahantu handitse lock screen. Aha none wowe icyo uri buze ukore, uraza urebe hano hantu handitse lock screen notification cyangwa add text on lock screen. None twebwe turi buze dukore hano kuri add text on lock screen. Aha numara gukirika hano rero, bari bukwereka ahantu handitse lock screen notification, add text lock screen, use device control lock screen overlay. Wowe ikintu rero uri buze ukore uyu munsi, uraza ukirika hano hantu handitse add text on lock screen. None wowe icyo uraza ukore, uraza uhitemo izina ryawe ushaka ko rizajya rigaragara muri telefone ya screen yawe umunsi ku munsi. Nenda twebwe reka twandike ko hazajya hagaragaramo Habuwize Tech. Aha, uraza iryo zina ryawe uryandike Habuwize Tech, Habuwize Tech, noneho ukore save. Icyo noneho uraza gukora kugira ngo usavinge kuri iryo zina ryageze muri telefone yawe, bizagufashe kurinda telefone yawe ndetse no kurinda amabanga no kuba wamenya telefone yawe igihe wasishyize hamwe n'iz'abagenzi bawe mu buryo bwihuse. Icyo uraza ukore rero, uraza usubira inyuma uvemo muri setting zose. Aha noneho telefone yacu tugiye gusa naho tuyizimyaho gatoya. Aha hano twayizimije, noneho urongera uyatse. Nuyatsa rero umeze nk'ugiye gukoraho urufunguzo, uraza uhita ukora back. Noneho urabona hano hepfo ko hari Habuwize Tech, hano hepfo hano hegera hagati ya kamera n'ino troshi yacu. Urabona ko rya zina ryacu ryageze muri rero. Ibi bizagufasha muri security ya telefone yawe, ndetse no kudatakaza umwanya ushaka telefone yawe igihe hari abantu bafite telefone zisa mwazishyize ahantu hamwe. Rero nizere ko amaze liking iyi video, ndetse twandikiye no muri comment tubwire niba ino video igufashije kugira ngo utere motivation yo kuzajya dukora izindi video umunsi ku munsi.